Bo icyambere kurenza ibindi byose Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Yabanye natwe, yaturinze impanuka, iradufasha, ibi inshuti yacu cyane, natwe turi inshuti zayo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo mwareba ku mutima wanjye, ni ukuri abantu mwese mwaje muri iyi ngando, ni ukuri ndabakunda cyane. Kandi ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Mwareba ukuntu nezerewe pe, ni ukuri pe, ndanezerewe ku mutima. Yaba ifoto yanyu mwese nayifotoraga ikaguma muri jye, ariko nuko bitari bukunde. Ariko aho tuzahurira sibyo, uje urampobera muri tindi wa Mizingo, ubwo nzaza ndabimenye. Ndavuga ngo we uko kurara nijoro akanuye amaso ukumva ko ari we bigenewe. Yego, niba twese twaje hano turafatanya, ukaba umusatsi nkaba ugutwi, undi akaba urwara, undi akaba urutoki, kugira ngo igikorwa twaje gukora kigende neza. ariko ubwo turakora irengayobora. Niba butatu yabacekinze agasanga kwa butatu nta kibazo mufite, ntacyo bitwaye, ukabona wanazanye na rekomandasiyo iturutse ku itorero ryanyu, ibyo ngibyo turabigenderaho, ibindi duse naho tubyirengagije. Ariko urwandiko rw'inzira ukwiye kuba urufite. Yego, ubwo rero nyamwujije kubera ko hano turi benshi, tugiye kugabana muri ubu buryo, tugiye gukoresha ibyumba bibiri. Ikizamini kiroroshye. Murakoze, ntabwo twabahaye ibibazo bike,
kuko natwe ni ukwiyorohereza mu kubikosora, sibyo? Ubu rero murakora mu gihe cy'isaha imwe, ni ibibazo ageze birindwi, ikibazo birindwi wabikora nyuma y'isaha ukaba ugikora ikibazo kimwe iminota icumi, ikibazo iminota icumi, uzi waba ugikora murakora mu isaha imwe. Noneho nimurangiza kandi mbabwire mumenye ko muri abakristo bose mwari mubwiye ngo mwarabatijwe, umuntu uhirahira gukopera ni zeru, nta bintu, nta miyaga, nureba iruhande ni zeru, ibyo utazi ubyihorere utanga usohoka. Ntabwo wambwira ngo urananirwa gukiranuka ku kizamini uzashobore gukiranuka imbere ya miliyoni nta nubwo ari ibyo gusa, nta nubwo ari zeru gusa, ukopeye arakurikiranwa no mu ntara y'iwabo azahabwa umugayo kuko aba yibye. icyo byumve ushobora gukora uyu munsi ntibikunde, yego, ariko ukaba uvuga uti aho naguye nagenje gute. Uzi niba rwa mbere mugiye gukora ugakora mu bibazo birindwi ugashobora bibiri bitanu bikakunanira, ugize ngo urumva bwa gatatu birindwi byose uzaba utabirangije. Rero mwumve mutuje, mubikore neza, uvuge ngo uyu munsi niba birashoboka, bishobora no kudashoboka n'ejo bigashoboka, kandi mbifitemo amahirwe kuko nzaba ndi kongera ubumenyi. Ikindi rero dushobora kutongera kubivuganaho, mutaza kwishuka. Kera njye narigishaga, noneho nkabwira abana, mwabana mu bintu ndi kubabwira mubyumve, nimwe muzabyigisha abandi. Ariko mwari ngo nawe urakabya ngo tuzabyigisha abandi wagiye. Uyu munsi rero nsigaye muri ibyo nababwiraga, bya bindi nabasobanuriraga, kandi koko bamwe muri bo bari kwigisha, dore nimwe muri kujya kubyigisha. Ubwo rero namwe aya masomo turi kubigisha ntabwo muzaduhora, sibyo? Nubwo mwaduhorana ntabwo tuzahora dufite izi mbaraga dufite, ni mwebwe ejo muzaba mugenje gute muzifite. Ubwo rero mwumve ko kwiga bitangiye, ushobora gukora kubera ko n'iki kibazo kiguye ku byo wasomye, kuko wasigaranye mu mutwe ugahita ugitsinda, ukavuga uti birarangiye mbaye chef guide, utangira ukabyimba nk'umugati bashyizemo igitunguru. Ntabwo ari, ahubwo umenye ngo akazi kariyongereye, nari norohewe ariko ubu ndaremereye, sibyo? None utangira ushakisha uburyo bwo kwiyorohereza. Gusenga rero birakubera uko wizeye. Senga Data wa twese, Mana nyir'icyubahiro, Umwami wacu, turagushimiye cyane muri aya masaha. Ni ukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira niba wabanye natwe tukivukira muri iyi si kugira amagingo aya. Turagushimira uburyo ubuzima bwacu wakomeje kubwitaho, ibyo tugomba byose tukabibona. None uyu mwanya turahamya cyane ko turi abasirikari bawe muri iri torero. Urakoze kuko waduhamagaye, uhabwa icyubahiro. Iri torero riratangaje, rifite ibyiciro byinshi bikorera hamwe, muri byo harimo jiya. Uyu mwanya hari ikizamini kizamura abantu mu buyobozi bukuru cya chef guide. Urababona uko bicaye aha, turabizi cyane yuko utwitayeho kandi ukaba ushaka ko tugera muri iyo ntera. Ubwo bagiye gukora ikizamini ku mpapuro, Mwuka w'Imana bane nawe. Birashoboka yuko hari benshi bafite ubwenge bwibagirwa, ufungura intekerezo zabo, barinde gukopera, bizere ubunyangamugayo nabwo bugenderwaho, kugira ngo nibatsinda ikizamini dushime izina ryawe. Tugirire neza kandi inshingano kubayitsindira, uduhe amahirwe n'ubushobozi bwo kuzayigenderamo neza, twe kwikakaza ahubwo tugushire hejuru mu izina rya Yesu. Amen.
oya garuka hano garuka ntabwo urimo subira hariya hakurya mu bigogo turusha kugeretse se mufite amaboko njye mfite ukuboko kumwe ngo mufite menshi njye mfite kumwe hari ntawe utari bugikora icyababwira wese nta n'umwe utayibona bo icya mbere kurenza ibindi byose Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Yabanye natwe, yaturinze impanuka, iradufasha, iba inshuti yacu cyane, natwe turi inshuti zayo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo mwareba ku mutima wanjye, ni ukuri abantu mwese mwaje muri iyi ngando, ni ukuri ndabakunda cyane. Kandi ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ntabwo mwareba ukuntu nezerewe pe, ni ukuri pe, ndanezerewe ku mutima. Yaba ifoto yanyu mwese nayifotoraga ikaguma muri jye, ariko nuko bitari bukunde. Ariko aho tuzahurira sibyo uje urampobera ngo uti ndibamizira. Ubwo nzaza ndabimenye. Siko bimeze. Bose turabashimira cyane. Twababwiye impamvu dutashe uyu munsi mwayumvise. Kandi baraza kubaha raporo nabyo rwose nibyo gushimirwa cyane. Nitwaye neza mukoresha imbaraga zanyu mpaka mutagize. Noneho rero kugira ngo twihute mutahe vuba bategure mwese mwabonye certificate mwese mwazibonye mwatwaye mwese n'urwandiko rw'inzira nta muntu ugomba kuvana natwe urwandiko rw'inzira kandi mugende abo mugiye kwigisha nabo nta muntu tuzongera gucagura adafite urwandiko rw'inzira mbere twabikoraga zitari zaza kuko mbere izari zari mbere barazihinduye abafite iza mbere zimwe ndende zarahindutse ubu turi kugura izindi sibyo nta muntu tuzongera gucagura adafite urwandiko rw'inzira buri mugenda ku matorero yanyu abo muzigisha bose muzabashishikariza kugura urwandiko rw'inzira